byerekeranye no kugira neza. Yego. Mutesi nawe numva amakuru ye. Yego. Abagenda afasha abagaburira abo yishyurira amazu, abarihirira abana amashuri, uko kugira neza kose rero niko kwaje. Uwiteka arakwibuka kose, araza mukorera buriya bukwe bw'igitangaza nabonye. Yego. Mbega ubukwe Mama Mignone we, wari uhari wowe. Nakurikiye online. Ndavuga nti ngiye sinjya nta ubukwe ntatumiwemo ntabwanzi kuko mukunda tanzi. Umukunda kuzi shenge. Uriya mubyeyi yagize ubukwe bwiza, bisobanura ko agira neza. Yego. Kugira neza. Na channel yitwa Gira Neza TV, mujyeho mukore subscribe. Sha wa muntu w'Imana we. Pastor Mutesi Imana ije muho mugisha. Kandi reka mbabwira ikindi kintu. Nubona urugamba amaze iminsi ahura narwo. N'urw'amagambo kandi abantu batari benshi. Tega amatwi, bamutesha umutwe ngo yagare atumutwe. Umva ko umunyarwanda yavuze igiti kirimo. Inshuti bakunzi b'Isano News, inshuti bakunzi ba Do Blessed TV, inshuti bakunzi b'Ingoro TV7, inshuti bakunzi ba Mama Nana Official, inshuti bakunzi ba Mama Mignone Official. Turabasuje ku buryo bukomeye cyane, turabasaba kudukorera subscribe, turagusaba gukurikira iki kiganiro ukagisoza, niba uri buze kumva ubutumwa bwiza buri muri iki kiganiro. Muri aka kanya rero Mama Nana Official, omeze neza? Meze bo. Nguzagire neza wigendere, iby'isi n'ibanga ritaziguye. Uzagire neza wigendere, ineza izagusanga imbere. Manishimwe. Nindakugiriye neza Mama. Hari igihe umuntu agira neza, wajya kubona ukabona ni neza yamusanze imbere. Wow, nanjye ndumugabo wo kubihamya. Urabyemeza? Yes. Wabibonye he? Umva, nanjye ubwanjye nabyibonyeho. Iyo ugize neza uyisanga imbere. Kagire inkuru mbwira neza, bimbwira mizo ngo haciye n'iminsi utazimbwira. Yagenze gute? Na Bibiliya bidusaba. Kuko jambo ryayo mu Befesi ibice 2:10 riratubwira ngo kuko turabo yaremye. Yego. Ituremeye imirimo myiza. Yego. Ngo y'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Bisobanuye ngo byanze bikunze waramenye Imana ugomba no kugira neza. Yego. Hari igihe ugirira umuntu neza abantu bakaguseka, ariko wowe ubizi icyo uri gukora ubukizi. Yego. Kuko igihe cyose na biri kongera katubwira kandi ngo uhaye umukene abagurije Imana. Yego. Bisobanuye ngo burya Mama Mignone uwo wacyo wakora cyose nubona ikintu cyoroshye no guhereza umuntu agasabune, no guhereza umuntu ibiryo byo kurya yashonje. Wowe byita ibyoroshye, ariko Uwiteka wabyandika ahantu. Yego. Muri cya gitabo cy'urwibutso. Yego. Ngo igitabo cyo mu ijuru cy'urwibutso kirabumbuka, bakandikamo ngo Mama Mignone yahaye Mama Nana ikanzu. Yego. Bakandikamo ngo Mama Mignone yagize neza. Icyo cyonyine kikavivuka. Kugira neza kandi ikindi ugize neza. Buriya ngo Petero yabajije Yesu igihe bashakaga kumukurikira, amabwa ati nimunkurikire. Yego. Ngo baramukurikira baragenda, ariko ngo bageze imbere Petero arebaga kure cyane. Ngo Petero agira logique areba kure. Yego. Atari uyu mugabo uhora mu ikanzu imwe, uyu mugabo uhora muri rugabire, uyu mugabo uvuga ngo tumukurikire, ni ikido special tumukurikiye. Hagize ungirira neza nawe ikazamusanga imbere. Ngereka mubazi. Yego. Nagira mubaza atari ko se mwami ko twagukurikiye tugasiga ibyacu byose n'ingo zacu, tuzahembwa iki? Yego. Ngarangije arababwira ngo bankurikiye bagasiga ibyabo ngo bakiri mu isi bazabikubirwa inshuro 100. Yego. Ikigeretse kuri ibyo bahabwe n'ubugingo buhoraho. Amen. Ikizaro cyo kugira neza ngiki. Mama Mignone ugira neza wiganirira utazi n'ibyo ukora, ariko iyo hari igihe kigeze ukibutsa Imana ya neza wakoze, ukibutsa wowe, ukibutsa Imana. Reka ngo urugero rutari kure. Mama Mignone ubukwe bw'umwana wanjye ntiwabutashye? Narabutashye. Warabutashye.
hariya napfukamye hasi mbwira Imana nyibutse imirimo nakoze Yingo disi. nyibutse neza nagiye ngira abana nacumbikiye babuze aho barara ubona haye igitenge yambaye ubusa ubona gaburi yashonje uwo Imana ingarurira bya bindi byose wabonye ko nakoze ubukwe bwiza kandi ntagira akazi ineza rero ntibora ineza ntabwo yibagirana Yego. dutangiye tuvuga ineza nubwo watangiye umbwira ntisinigeze nibwira n'abantu Yego. ariko ineza iyo uyivuze hari n'ibyo ngenda mbona iyo ukorera Imana neza utayibeshye Yego. reka nkubwire mama Minyo ubukwe bwa mama bwa Pastor Mutesi Yego. bwacishije abantu ururondogoro ndetse nagiyeyo ariko nabikurikiranye hafi online narabirebaga dore impamvu rero ubukwe bwe bwagenze neza kuriya Yego. Mutesi afite ibihumuriza muri we Yego. bihumuriza abantu Imana yaremye Yego shawe ako kantu iyo nkageze ndavuga ngo mute burya nkunda kubivuga cyane Yego. Mutesi ni roromodo wanjye Yego. buriya hari abagore nkunda Mutesi ni roromodo wanjye Pastor Mignone ni roromodo wanjye Kabanda Julienne ni roromodo wanjye Yego. kuko bavuga ibintu bya bikomere uzi bikomo kubyumva Yego. bikomo kubyumva bakora n'imirimo igaragara kandi bagakora n'imirimo igaragara jewe imirimo igaragara sinyitindaho cyane kuko ntibayinkoreye ariko amagambo y'ibihumuriza bambwiye Yego. uwo mbona uwo nemeye nabonye wakoze imirimo igaragara nkayibona n'amaso yanjye ni Julienne Julienne binakora njya mvuga ntiburiya azira afite ibanga afitanye n'Imana kubyerekeranye no kugira neza Yego. Mutesi nawe numva amakuru ye Yego. abagenda afasha abagaburira abo yishyurira amazu abarihirira abana amashuri uko kugira neza kose rero niko kwaje Uwiteka arakwibuka kose araza mukorera buriya bukwe bw'igitangaza nabonye Yego. mbega ubukwe mama Mignone we warakubonye wari uhari wowe njye nabikurikiye online ndavuga nti njye sinjya nta ubukwe ntatumiwemo ntabwanzi kuko mukunda atanzi umukunda kukuzi shenge uriya mubyeyi yagize ubukwe bwiza bisobanura ko agira neza Yego. kugira neza naca nayo yitwa Gira Neza TV mujyeho mukore subscribe sha wa muntu w'Imana we Pastor Mutesi Imana ijye muho mugisha Amen. kandi reka mbabwire ikindi kintu nubona urugamba amaze iminsi ahura narwo n'urw'amagambo kandi abantu batari benshi atega amatwi bamutesha umutwe ngo ayagare atumutwe umva ko umunyarwanda yavuze igiti kirimo imbuto nicyo bateramo imijugujugu urakoze cyane nase ugira ngo uyu mwembe ndi kureba imbere yanjye hari ikintu kirimo none ninde wateramo umujugujugu wahehe nta mwembe uhiye urimo Yego. ntabwo ujya ubona cya giti cy'amapera abantu bose baba bateramo bafata ibiti bakubita cyane nawe niyo mpamvu yahuye na biriya kuko afite imbuto Yego. barashaka kuzihungurira hasi Yego. ariko icyo namukundiye ntabwo yacitse intege Imana ishimwe kandi kugira neza kwe kwatumye Imana imushyigikira imubera ukuboko kw'iburyo Yego. ubwo rero uzagire neza witambukire ineza uzayisanga imbere yego ngukora neza ragahundwa impundu ntago nyizi neza ntago yizi Clarisse ndamukunda ngwiyamba twarangwaga n'ubupfura ibyo ntago ubizi ntabwo nyizi nzi inyikirizo yonyine ariko icyo yashakaga kuririmba yashakaga kuvuga ko kugira neza ntacyo bigutwara ahubwo bigutambutsa ahantu nawe utatekerezaga nshimye yuko mu byo wari uvuze mu kanya nakomeje kugukurikirana nakomeje kugutega amatwi umbwira ukuntu nawe hari neza y'Imana wabonye kubera ko hari abandi wari waragiriye neza nanayibona buri munsi mama Mignone n'abantu rero badukurikiye ejo bundi nakiriye umwana w'umukobwa witwa Gisele afite amarira n'agahinda kenshi cyane kuba muzanye muri iki kiganiro adahari ambabarire ariko uyu mwana w'umukobwa yavugaga umubabara banye nawo bamuteye inda afite imyaka 14
ubwo buhamya naraburebye. Waraburebye ubwo buhamya? Naraburebye burababaje. Afite imyaka 14. Ariko icyo mukundira yari yakiriye. Yari imfubyi. Areza umwana wenyine no kumwishyurira primaire biramuvuna. Atari ko ndemera nkajya gukubura no muri stade, nkemera nkajya gukubura no muri arena, atuwagira icyo amfasha ndi umukobwa uzi gukora nakora. Yego. Ikindi akemeza ko ari umukobwa wirinze. Yego. Ati nanjye numvaga nzaba umugore nkaba umubyeyi nk'abandi. Ati nuwankunda kankundana n'ibyanjye nzi neza ko nta mutenguha. Yego. Uyu mwana w'umukobwa bivuze numvishije umubabaro muri ngewe mu mutima wanjye no mu mubiri wanjye. Ariko nta bantu bagira neza ngo muhamagara uyu mukobwa mumugirire neza n'ukuri mu mutera inkunga. Nimero ze yarazitanze ntabwo nzibuka. Nimero ze yarazitanze sinzibuka. Nzira hari kuri nuze yawe yarazitanze. Ariko icyo nabwira abantu mudukurikiye. Yego. Uzagire neza, uzagira urukundo, uzagira ubumuntu. Kubera ko ibi bintu ntabwo uzaho bizagutambutsa nshuti yanjye. Hari umuntu wajyaga yishongora cyane kubera ubutunzi yari afite, akajya areba abantu akabona yabakandagirira hasi nk'ikimonyo, bwa butunzi burangize bumushiraho. Aragira tundi gusaba uwo nimye. Ahubwo se baramuhaza. Noneho iyo ageze ahantu babona yarakennye, abantu bakoma amashyi bakishima. Batawa Aturiya se nawe yakena. Uriya se nawe yaburara. Uriya se nawe yakwambara ubusa. Ngera kureba akavuga ngo ako gatenge ngewe sinakikoza. Ariko hari ikintu burya ariko bantu mumeze neza. Niba mutanabashije gufasha abameze nabi, mwakwitwararitse ntimubabwira amagambo abakomeretse. Umuntu uzi kumeze neza wakwihanganye ukareka gukomeretsa umutima wakomeretse. Ahangaha ngarutse ku bantu biha gukomeretsa umuntu usanzwe abanye n'igikomere. Hari abamama cyangwa abapapa bagize ibyago byo kuba batakibana n'abafasha babo. Umuntu akihanukira akavuga ngo uyu muntu uzamwirinde kuko yatandukanye. Ibyo bintu byarabaye nshuti. Umupasiteri wabivuze numva arambabaje cyane. Uriya we twaranamubabariye ntago tutumugarukaho cyane. Umugore ngo wakoze divorce, ngo umugore wibana, ngo ntukamugire inshuti kuko nta nshuti murimo. Urase koko nibyo nta nshuti murimo. Bameze nk'ipusi yacitse umurizo. Ko se koko ni ipusi zacitse umurizo. Erezuma ko ibyo bintu yabisabiye imbabazi. Yabisabiye imbabazi ariko icyo nashaka kuvuga. Reka tubwire aba bantu bari mu makaritsiye. Wenda yarabivuze isi yose irabimenya. Ariko reka tubwire n'aba bantu bari mu makaritsiye. Reka tubwire abaturanyi. Reka tubwire abafamiliye. Umuntu watandukanye ntabwo ari uwo gutabwa. Umuntu watandukanye ntabwo ari uwo kujugunywa. Umuntu wagize ibyaga kuba ku rugo ntirureme, ntirukomere, ntirugere ku musozo warwo. Shuti yanjye wimutera ibuye kuko naguze ejo hawe uko hazaba hameze. Nta nubwo uzi uko ejo h'umwana wawe hazaba hameze. Nta nubwo uzi uko ejo ha murumuna wawe hazaba hameze. Ntabwo uzi ukuntu ejo ha mukuru wawe hazaba hameze. Aba bantu impamvu ngarutse kuri aba bantu biha gukomerekereza aba bantu mu bikomere. Impamvu mbagarutseho nuko babivuga nkaho isi yamaze kubatwikira. Agafata umuntu wamaze wagihuye n'iki gikomere cyo gutandukana akamwita amazina mabi, akamwita amazina y'urukozasoni. Aya mazina muri kwitaba abantu ntabwo wamusanze ku muhanda ngo umugure, nta nubwo wamusanze hahandi bicururiza. Kuki uhitamo kumwita izina ribi? Washatse ikimuhumuriza, washatse igituma utamuha akato kutaze ejo hawe uko hameze. Raje uvuga uti ngewe ndi umusore cyangwa ndi umugabo ndumazemo imyaka 15, urugo rwanjye rurakomeye mu myaka 15 maze rwubatse, uzi uko ruzaba rumeze mu myaka 20. Mbabarira singuteze iminsi, ahubwo icyo ngusabye reka gukomeretsa uyu muntu muri iki gikomera abanye nacyo. Reka kumubabaza kuko iyo umubabaje n'abana bo buri kubababaza.
iyo mubabaje n'umuryango avukamo n'uwakomokamo n'uwo yari yarashatsemo uwo wubabaje. Rero hari abantu mutazi icyo bita ngo vuguziga, kuko ejo ntabwo uzi ko hazaba hari inshuti yanjye. Ibyo ndabyumva cyane iyo bivuga. Uzi gufata umwana w'imfubyi ukamwita izina ry'ubupfubyi mpaka ukabona ko nta n'ikindi yakwimarira ugendeye kuko ari imfubyi, ugatangira kumutuka umubaza ngo uzimarira iki, uzigeza kuki? Umva ibirenge ni wowe ubwirwa. Ugatangira gufata umwana ukamubwira ngo ubundi se uburere wari kubukura hehe ko nta nyoko wagiraga? Ayiwe uvuza ko kantu uranyibutsa ngo ubundi se uburere wabukura hehe ku isi atigeze kwitaho? Maminyo uvuza ko kantu uranyibutsa umugabo umwe yabwiye umugore we kumwe ho ubuhamya bw'ubuzima waciyemo. Sinzi akantu bapfuye gatafashe kose. Ubundi se ugira ubwenge wabutojwe nandese na nyoko se na so se ko wabaye ntabwo kuva kera, ubwo urumva igikomere bamwongerereye ukamusubiza mu gikomere cyo mu myaka 70 ingahe ishize. Nta mwomoye ahubwo aramutonetse kandi n'umugabo bararana ku gitanda. Mbese ubwo urumva uwo mugabo we ibyo bintu akoze ari byo? Ndashaka kubwira aba bantu bakomeretsa abo bashakanye bagendeye ku buzima banyuzemo ngo ubundi se sinagukuye ku muhanda. Ninde wakumpaye se wajya kundegahe? Ngo reka nkubwire ngo igituma n'ubundi ngo umeze gutyo ngo nagukuye mu kabari. Uwamukuye mu kabari se wowe utakarimo? Twahuriye mu mihanda. Ngo n'ubundi weho ngo reka ngo windaya ngo n'ubundi nagukuye mu muhanda, weho ntiwari urimo kugira ngo umukure mu muhanda. Aho wasanze umuntu niho nawe wari uri. Aho mwahuriye niho nawe wari uri. Mwese niho mwari muri. Rero wibifata ngo ubicyurire umuntu kuko nawe ashobora uwahamusanze kuko niho wari ugiye. Ngo ubundi ngo nagushatse uri indaya, ngo ubundi se ngo ubwo buraya ngo waburekani. Weho wabwiwe n'iki ko ari indaya? Nuko wari ugiye kugura indaya. Rero ndashaka kubwira uyu muntu ukomeretsa umuntu mu gikomere asanzwe abanye nacyo ngo hindura umuvuno. Hindura umuvuno kuko ntabwo uzi ejo uko hazaba hameze. Nshimira n'abantu ubana n'umuntu aho umufatiye akaba ariho mugendanira ndetse mukahakomeza mujya mu byiza, aho kugira ngo musubize mu bya kera byashize. Rero ndewe nta n'amagambo menshi ufite yo kuvuga. Nari nahereye ku ndirimbo ariko hari igihe mpera ku ndirimbo bikarangira ninje mu marangamutima. Nshuti bakunzi banjye murabizi neza njyewe nkunda kuririmba, ahubwo nsibera umuhanzi bimenyekane. Nta muntu wanyemerera kumbera manage. Ubu ndamutse mbaye hagize umuntu mbera manage n'ukuri ko Imana naririmba sinabishobora rata. Uzi ko nicara ngahimba n'indirimbo? N'ukuri wabishobora. Ndicara ngahimba indirimbo nkumva ndayihimbye nkumva ndayiririmbye. Rero bazajya bumva ndi kuririmba mujye mwihangana kubera ko kuririmba ndabikunda kuva na kera mu bwana bwanjye. Banumva nahora niririmbira. Yego. Twese rero mama minyoni n'abadukurikiye babyumve. Tubeshejweho ni neza y'Imana. Yego. Ntihazagira umuntu kwirataho ngo akwiryeho yibwire ko ari ukugize. Oya, nta muntu ugira undi. Umwana w'umuntu nawe ubwe ntiyigize. Cyane rwose. Nukuri niba ufite amafaranga yuzuye utari kumwe n'Imana nawe ubwawe ntiwigize. Cyane. Hazagira ukwiryaho rongo arakugize. Ikintu hari irindi jambo rivuga ngo n'uwigenzaga yitonda atanyerera akagwa. Cyane. Nawe ufite ubwo butunze witonde butagucika. Cyane. Kubera ko utabusangiyemo n'abavandimwe ukazashiduka bagucumbikiye kandi bakagucumbikira bagucyurira. Cyane. Kuko nawe wabacyuriraga ubukene bwabo. Cyane. Njya mvuga kugira neza kw'Imana ahubwo nkibaza ku bantu. Nicyo gihe nshaka kubwira abantu ntibagire neza kuko ineza uzayiturwa mu gihe utazi. Yego. Igihe cyagihe umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo ivomerera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Yego. Shobora kugira amafaranga uyu munsi ya mafaranga nkayasangira na bagenzi banjye, noneho cyagihe nashiriwe kana kakibuka ko nigeze kumuha 2,000. Yego. Kana kakibuka ko nigeze kumuha 5,000 kandi igihe mu gihe ntabyibuka
akavuga ati yo kanaka yarakennye reka mufashe ukabona kugiriye neza nukuri kubera ya neza nawe wagize Yego. ariko ibaze nk'uwo muntu wari urimo uvuga wakize nyuma agakena akabura umuntu n'umwe avuga ati nibura yangiriye neza mamenye uwo muntu ntafite ikibazo si uko se uwo muntu afite ikibazo hari umuntu ugira amafaranga akayagira imana ye agashyira amafaranga imbere kurenza imana yayamuhaye Yego. ariko buriya ushyize imana imbere kurenza amafaranga niho hahandi ubasha no kugira gute no Yego. gutabara ngo hari umugabo umwe yari umukire pe umukire wo mu rwego rwo hejuru noneho abaturanyi bapfusha waho kugira ngo ajyeyo agatanga amafaranga aho kugira ngo ajye kubafasha gutabara akawohereza amafaranga niba ari 5 akabyohereza Yego. ejo hapfundi akohereza 5 ejo hapfundi bikagenda gutyo we ntahakandagire mu gihe kiza kugera nawe arapfusha babaturanyi bose nabo barifata ufite 500 akayamuha kandi na amafaranga arayafite ufite 1000 akakimuha undi akamubwira ati komera ihangane abura umuntu n'umwe wamutabara yego nibwo yagiye yaha agaciro kubana neza n'abandi aravuga ati burya bya bindi nakoraga ni uku nguku Yego. arihana kubera ko byari bimugezeho none se tugerageje tukabikora tutaragerwaho harya byita ngo iki mu kinyarwanda utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi umva ineza iyo ugize neza irakugarukira amen tugarutse kuri ba badamu nkunda bariya badamu ndabakunda uko ari 3 Devota arabakunda arabasuhuje Ndabashuje, imana y'amahoro Imana y'umugisha. ibaha umugisha rero Aho bari ibiganiro hose. byacu nimureke twere kukigira kirekire gusa twavugaga ngo ukora neza aragahundwa impundu iyamba twarangwaga n'ubupfura maze ubumuntu bugafata intebe uzagire neza wigendere iby'isi n'ibanga ritaziguye uzagire neza wigendere ineza izagusanga imbere murakoze cyane ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao Imana ibahe umugisha